Trade credit ni bwa buryo ufata ibicuruzwa ukabicuruza ku ideni byumvikana, uragenda ugafata ku musira cyangwa se ku mucuruzi munini cyangwa se ku mucuruzi ushaka kugicuruza, ugafata ibicuruzwa, hanyuma ibyo bicuruzwa wamara kubifata ukagenda ukabijya kubicuruza, hanyuma ukishyura nyuma ari uko wamaze gucuruza. Ubucuruzi nabwo burakunda. Mu gihe rero ubona ntacyo gukora ufite, nta kazi ufite, ariko ukaba wumva ushaka kwihangira umurimo, aha ni ahantu ushobora kuba wamenera ukabasha gufata ibicuruzwa gufata ibicuruzwa by'undi muntu, ibyo bicuruzwa ukagenda ukaba ufite seta cyangwa se aho ubicururiza cyangwa se aho ukodesha, ukagenda ukabicuruza hanyuma ukamwishyura nyuma. Urugero, njyewe nshobora kuba mfite aho gucururiza iduka, ni urugero, wenda nkagenda nkafata ku umuceri ku wundi mucuruzi, nkafata nk'imifuka 10 cyangwa se 5 bitewe n'abakiriya wagira, ukagenda ugacuruza nimugoroba, hanyuma ukamenya ngo nacuruje imifuka 2, inyungu wakuyeho ukagenda ukajya kwicuruza wawe. Urundi rugero, njyewe nshobora kuba ncuruza amasahani, ariko noneho amasahani wowe ukaba nta kazi ufite. Isahani imwe tuvuge ko nyigurisha 1500, ukaza ugafata ya sahani, isahani nk'icumi wanjye, hanyuma izo sahani ukagenda ukazicururiza ku seta yiwawe, hanyuma warangiza wenda isahani imwe uri kuyigurisha weho 7, birumvikana kuri uko kuko 200, za sahani 10 wazigurisha ku munsi, ubundi hasigaye urumva ko ukoreye 2000, ukanzanira bya bihumbi byanjye 15, ubundi 2 byawe nawe ukabitwara kuko aba ari inyungu yawe. N'izi business mu buryo butandukanye ushobora kuzikoramo muri buryo kandi ibintu bitabasha neza kugira ngo wiribwe wicaye, ahubwo genda ufate ibicuruzwa by'umuntu runaka, hanyuma ugire ibyo ugenda umucururiza bitewe ko ufite iseta. Ariko nyaboneka bababwira ngo mwibuke ko mufite business zanditse zikora ubucuruzi bwa kinyamwuga. Niyo mpamvu natwe duhari kugira ngo tugende tubagezaho amakuru n'ibiganiro bibafasha kumenya ese business yuje ibyangombwa ni iyihe. Business yuje ibyangombwa rero ni business burya iba ifite yanditse. Na mbere ni ukuba yanditse muri RDB, hanyuma kandi iyo business aba wibuka gukosora no gukora no kugukora amadeclaration y'imisoro, ukanishyura n'imisoro. Nyabuneka bababwiye ibyiza by'umusoro. Hanyuma rero hari ibyiza rero, iki ni igice kimwe mu turaza kubageza n'indi business bakora. Ni ukuvuga ngo akamaro rero ko gucururiza kuri credit cyangwa ugafata ibintu ukaza kubyishyura nyuma, ni uko bituma business yawe ikura. Akenshi na kenshi urumvikana, niba ufite business ukaba ufite boutique runaka, ibintu byose ntabwo waba ufitiye icyarimwe, ariko iyo ufite shop ufataho ibicuruzwa ukajya wishyura nyuma ubura uko ucuruje, bigufasha kugira ngo business yawe ikure. Ikindi kandi ni uko bituma risk cyangwa se ingaruka mbi zaza mu gufata credit n'ibindi zigabanyuka, kuko ibyo wacurujeho ufata akanyungu kawe, niba ari nimugoroba cyangwa se mu minsi 2-3 ukishyura wa muntu wabifasheho. Ibintu bikagenda neza, ugasanga hatabamo ibintu byo kuraranya, kuko ibyo wacuruje ari nabyo wishyura aho wabifashe. Ikindi rero, ikindi hano ni uko trade credit ugurishiriza ibintu ubifashe kuri credit, ni uko ari uburyo kugira ngo ukore ku mafaranga cyangwa se ubone amafaranga nawe ubashe kwikenura mu buzima bundi bwabukurikiyeho. Kandi ikindi wamenya hano nuko iyo wafashe ibintu kuri credit burya biroroha mu kugira ngo ubashe gucuruza kandi umwizerwa mu bindi bikorwa bitandukanye. Hanyuma rero hari ikindi business, ikindi cya kabiri wakora mu gihe waba ufite telefone ifite internet cyangwa se laptop internet, ufata ibicuruzwa ukagenda ubyamamaza.
ni uko ufata bizinesi, hanyuma iyo bizinesi yawe ukagenda ufata ibicuruzwa by'umucuruzi runaka, ukajya ugenda ubyamamaza, abakiriya ubonye ukabakora derivari. Urugero, njyewe niba ngiye kwa resitora, wenda resitora ya Adi Rwanda, bamara kujya kuri resitora ya Adi Rwanda, mbasaba ibiciro by'ibyo bakora, by'ibyo bateka cyangwa se ibyo bategura muri resitora yabo. Baba bategura inkoko, nkamenya ngo inkoko wenda bayigurisha ibihumbi 12, hanyuma njyewe umukiriya wanjye yampamagara bitewe n'aho aherereye, ubundi nkafata agare kanjye cyangwa bananagira n'amaguru, akama ibihumbi wenda 13, nkagenda ya nkoko nkayimushyira, akama na cya gihumbi nkaba ncyungutse. Icyo gihe ibintu bikaba bigenze neza. Ubwo n'icyo gihe rero muri rusange abakiriya bawe hari uko abahandoringa, ubwo buryo wabahandoringa bakajya bishyura, hanyuma warangiza ukagira ute, ukabasha kujya gufata ya nkoko aho kuri Adi Rwanda restaurant, bakabasha kuyigukorera, warangiza ukayishyira umukiriya nta kindi kibazo kibayemo. Rero ahubwo ikibazo kirimo ni uko bizinesi zanyu ziba zitizewe. Nk'ubu nkanjye nzi ngo wamamaza uko ucuruza inkoko, birumvikana n'izindi bizinesi nyinshi. Nimunyure rero kuri Technology Entrepreneurship Training, tubaha amahugurwa ajyaniranye n'uko mwakora bizinesi kandi ibintu bibashe kugenda neza. Kugira ngo ibintu bigende neza, niba ukeneye amahugurwa yacu rwose ni karibu kandi ibintu bizagenda neza. Nawe rero utaragira icyo ukora, muri rusange twari turimo tukubwira uburyo ki watangira ubucuruzi ugacururiza abandi kandi wowe mu by'ukuri nta bintu ufite, hanyuma inyungu ugiye ubona zikagenda zibizawe. Ni nako rero muri Adi Rwanda turimo tubabwira ko tubafitiye ibicuruzwa bitandukanye, hanyuma muri ibyo bicuruzwa bitandukanye hari serivisi dutanga, harimo serivisi zijyanye n'ubujyanama bwo gukora bizinesi ndetse n'imishinga, hari serivisi zijyanye no kubaha abakozi bagukontorora bizinesi, hanyuma kandi tunakora bizinesi plan, kandi tunakora project proposal. Ikindi kandi nuko iyo ufite ibicuruzwa byawe ukeneye ko tujya tuguhoza n'abakiriya, rwose hano dufite Adbuy, aho rwose tuguhuza n'abakiriya b'ibyo ukora, ibintu bikabasha kugenda neza. Ikindi kandi dufite amahugurwa nk'uko twabikubwiye yitwa Technology Entrepreneurship Training, aho tuguhugura gukoresha ikoranabuhanga ndetse no kwihangira imirimo, ibintu bikabasha kugenda neza. Rero yandikishe muri aya mahugurwa kuko aya mahugurwa atangirwa online, ibintu bikagenda neza, kandi isaha yo rwose yo kwigaho niwe uyitoranye bitewe n'igihe ubonera umwanya, hanyuma ukabasha kugira ubumenyi bugufasha gukora bizinesi neza ndetse no gukuza bizinesi yawe, ibintu bikabasha kuba bigenda neza muri rusange. Hanyuma rero iyo nkuko murimo kuyumva ni Adi Rwanda TV, tuba tugufitiye n'ikiganiro kijyanye n'ahakorerwa iki, aho tugenda tubarangira uduce dutandukanye tubabwira ibihakorerwa kugira ngo mubashe kumenya uko mukora naho byanyu, ibintu bikabasha kugenda neza. Ariko nanone tuba dufite kuri Adi Rwanda TV, tuba tubafitiye amakuru aho tubagezaho opportunities cyangwa se amahirwe aba ari ahantu hatandukanye, amahugurwa aho wakaprayinga akazi ndetse n'ahandi wagurisha ibicuruzwa byawe cyangwa se wagura ibicuruzwa mu buryo butandukanye, naho ibyo bintu biba bihari ari munange. Ikindi kandi tuba turi no mu gisata cyo kuba twakugezaho amakuru abagenda vuba y'ibyo mpamvu tukubwira ngo kora subscribe kugira ngo amakuru mu kanya gatoya tugiye kuba tukugezaho abe akugeraho igihe ibintu bigenda neza. Rero nizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza, twabagezagaho uko wakora cyangwa se ibyo wakora kugira ngo ubashe gucuruza ibicuruzwa kandi ubashe kugira butike nta bizinesi ufite rwose, nako nta gishoro cy'amafaranga ufite. Gukora bizinesi ntabwo bisaba igishoro cy'amafaranga, nibyo twagarukagaho, ahubwo icyo bisaba ni ukugira igitekerezo
ubushake bwo gukora. Icyo gihe rero icyo ukora ni ukujya kuri butike cyangwa se shopu ikwegereye ugafata ibicuruzwa byabo, cyangwa se waba ufite iseta ukagenda ubacururiza, hanyuma wabacururiza inyungu ugiye ubona ikagenda iba iyawe. Mwakoze rero kudukurikirana kandi mwakoze gukora subscribe mukurikirana Adi Rwanda TV. Ahandi hantu wabona ibintu nk'ibi ngibi byiza usibye kuri Adi Rwanda TV. Twizera ko wamaze gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho tugutegurira bijye bigenda bikugeraho igihe. Reka dusubire mu biganiro n'andi makuru ari imbere. Iyo ni Adi Rwanda TV.